Twongeye kubasuhuza neza kandi tubaha karibu ndetse n'ikaze ku muyoboro wacu wa Vision Eye Health Care TV. Rero nk'uko tumenyeranye mu biganiro, amazina yanjye ni Mbonigaba Job. Uyu munsi rero nejejwe no kubagezaho, nk'uko mubibona mu nsanganyamatsiko, ni uburwayi bukunda gufata cyane ijisho cyangwa se amaso. Bukaba ari uburwayi buzwi ku izina bw'uburwayi buterwa n'amaso aterwa n'ikirere cyangwa se mu rurimi rw'amahanga allergic conjunctivitis. Ubu ni uburwayi bukunda gufata yaba ari abatoya yaba ari abakuru, ariko cyane bukaba ari uburwayi bukunda kugaragara, ari uburwayi bufite muri ibi bimenyetso ngiye kubabwira bikurikira. Umuntu ufite ubu burwayi kenshi akunda kubyiringira amaso, nk'ikimenyetso navuga cy'ibanze cyangwa se ikimenyetso gikunda kumugaragaraho kenshi gashoboka, ugasanga akunda gukuba amaso cyangwa se kuyabyiringira. Noneho ikindi, amaso ugasanga amaso ye cya gice cy'umweru cyarahindutse ntabwo kikiri umweru, ugasanga ijisho riratukuye. Ikindi cya gatatu, ugasanga ubu burwayi nanone bukaba ari uburwayi uyu muntu agakunda kugira ikibazo kijyanye n'urumuri rwinshi rumubangamira. Noneho ikindi, ugasanga akaza akubwira ati we njye muganga rero uburwayi mba numva muri njyewe nk'aho ijisho rimeze nk'aho rifite ubushye, mba numva mbabara ariko nkumva ni nko kokerwa nka kwa kundi umuntu aba yahiye. Noneho ikindi kintu gikunda kugaragara kuri ubu burwayi cyane ni uko umurwayi aza akabwira muganga ati muganga rero amaso yanjye mba numva yatokowe, mba numva wagira ngo harimo imisenyi cyangwa se amabuye cyangwa se ni nk'ibintu biba bijombamo, ariko nabwira abantu ngo nibantokore bakareba bakavuga ko nta gitokorwa barimo barabona mu jisho ryanjye. Rero nimba umurwayi akubwiye bino bimenyetso, yenda hashobora no kuzaho kuba ijisho rikunda kurira kubera rwa rumuri rwinshi rumubangamira. Rimwe na rimwe n'igihene cy'ijisho ugasanga gisa nk'aho kibyimbye, na ka gace kitwa ka gace ubu burwayi bukunda gufata kitwa conjunctiva ugasanga kabyimbye. Ngo rero nimba uzi ko ibi bimenyetso bifite, nyamuneka nakugira inama uze gukurikira ugere ku musozo w'iki kiganiro kugira ngo umenye uko ubu burwayi buvurwa. Ibi ni ibimenyetso, nimba uzi ko ufite bino bimenyetso, nyamuneka reka nkugire inama, ihutire kugera kwa muganga w'amaso wabyigiye kugira ngo abashe kugufasha. Irinde cyane kuba wakoresha imiti y'ikinyarwanda kuko cyangwa se wivuze mu buryo bw'amagindu kuko ubwo buryo ntabwo bugezweho, ahubwo reba umuganga wabyigiye neza abashe kugufasha akuvure nk'uko uburwayi bwawe bumeze. Twihuse rero, ibyo byari ibimenyetso biranga uyu muntu ufite iki kibazo cy'ijisho cyangwa se cy'amaso. Reka twihute tugere mu gihe ubu burwayi uyu muntu afite iki kibazo cy'ijisho bushobora kuba burimo imigabane igiye itandukanye. Nk'uko nari nabivuze, hari uburwayi bw'ijisho ariko buterwa n'ikirere, buba bwaturutse ku bundi burwayi. Nk'urugero, ku muntu urwara asima, n'ubundi asima ni indwara ikunda gufata, ni indwara y'ubuhumekero, ariko ugasanga iyi ndwara y'ubuhumekero igize ingaruka no ku ntuze no ku jisho, icyo twakwita atopic keratoconjunctivitis. Noneho hakaza ubundi burwayi ubundi bwoko bw'ubu burwayi bushobora kuba ari uburwayi nabwo bukunda kugaragara mu gihe ijisho ritukura, noneho ugasanga byanafashe no ku gice gisa nk'aho kijya kwegera kizengurutse iki gice cy'imboni. Noneho ugasanga umurwayi arabangamirwa cyane. Inshuro nyinshi bishobora kuba byaturutse ku kibazo cy'uko umwuka ushobora kuba uri ahamuzengurutse ushyushye cyangwa se utameze neza. ugasanga icyo kibazo arakigize cyangwa se hari
umwuka ushyushye cyangwa se ugasanga umwuka nko mu gihe cy'ubukonje ugasanga nawe arabangamiwe, ugasanga biteye icyo kibazo. Tuzirikane ko nk'urugero umuntu urwara sinezite, uburwayi we uko buzamufata, nimba hari abo bukarira mu gihe cy'izuba hariho ibivumbi byinshi, we bizamubangamira cyane, azagira uburwayi cyane aho azaba yumva ijisho rimerewe nabi mu gihe hazaba ari imbeho, kubera ko n'ubundi asanzwe agira cya kibazo cya sinezite. Noneho ubwo ku wasima nawe murabyumva, mu gihe cy'imbeho birumvikana, n'igihe cy'ubukonje aho nyine abaho adahumeka neza, nawe niho bizamukomerera. Noneho hari igihe ubwo burwayi usanga ubwo iyo muganga wowe usuzumye ugasanga muri cya gihenene cy'ijisho mo imbere harimo utuntu dusa nk'aho tubyimbye, navuga yuko ni nk'utuntu tumeze nk'uduheri, noneho ugasanga n'imboni isa nk'aho izengurutswe, ni nk'uko navuga yuko ari izengurutswe n'utuntu tumeze nk'uduheri natwo. Icyo gihe muganga ashobora kwanzura akavuga ngo ubu nayo ubwo ni nk'urugero rumwe bushobora kuba bwateye yuko uyu muntu akunda kwambara icyo bita contact lenses, cyangwa se akarahure bomeka ku ntuze ku mboni y'ijisho, bukaba bwatera ibibazo bikomeye kuri cya gihenene cy'ijisho kiwe, nacyo kikagiraho allergie. Noneho uyu murwayi ugasanga afite giant papilla conjunctivitis. Noneho rero igihe bwaturutse ku mwuka umuntu ahumeka, ugasanga uwo mwuka umuntu yahumetse mu bivumbi umuntu yahumetse byagize ingaruka ku kibazo cy'ijisho, ijisho ryatukuye, nta bundi burwayi bundi budasanzwe burimo. Ubwo ni uburwayi bitewe n'ikirere, ni ukuvuga ngo ni uburwayi buba bwatewe n'icyo navuga yuko seasonal allergic conjunctivitis, cyangwa se bwaturutse ku kirere, nk'uko kirima cyangwa se sezo uko ihagaze muri icyo gihe uwo muntu arimo. Twihuse rero, ubu burwayi muganga ashobora gusuzuma, ariko muri gusuzuma akaba yabwitiranya n'ubundi burwayi bugiye butandukanye. Ubushize twabonye uburwayi bw'indwara ikunda kwandura kenshi kandi mu gihe gitoya, mu rurimi rw'amahanga twabonye ku izina rya viral conjunctivitis. Ashobora kubwitiranya n'ubu burwayi, ashobora none kubwitiranwa n'uburwayi bwitwa blepharitis, ashobora kubwitiranya n'uburwayi bwitwa keratitis cyangwa se episcleritis, cyangwa se scleritis, cyangwa se akaba yabwitiranya n'uburwayi bw'umuvuduko w'amazi mu jisho, cyangwa se angiochronia glaucoma. Ubwo rero nyamuneka muganga itonde mu gihe urimo urasuzuma, ukurikire wumve icyo umurwayi yakubwira, urebe ibimenyetso yakubwiye, nurangiza nawe ukoreshe iki cyuma cyabugenewe cya slit lamp, umusuzume neza witonze kandi ukurikize ibyo wize mu ishuri. Noneho nurangije, nimba wabonye bya bimenyetso ukabihuza n'uko umusuzumye, ukareba koko ugasanga ijisho gutukura, kubyiringira, ukareba nyine ibimenyetso byose ukabihuza n'ibimenyetso n'ibyo yagiye akubwira, noneho fata umwanzuro wa nyuma, ube wayitandukanya n'ubu burwayi bugiye butandukanye, umenye neza ko iyi ari indwara ya allergic conjunctivitis. Mu gihe rero uyu murwayi atugezeho, iyo umaze kumwakira muri serivisi yawe akakubwira uko ameze, noneho warangiza ugasuzuma ukoresheje ibyuma byabugeneye slit lamp, cyane cyane igikoresho gikunda kwifashishwa muri consultation cyangwa se mu isuzumiro. Noneho ukamara kwanzura wamaze kubona yuko aribwo burwayi arwaye, hari inama zibanza kwifashishwa kugira ngo uyu murwayi abe yazikurikisha, zikaba byamufasha mu cyimbo cy'uko uyu muntu yakoresha imiti. Icya mbere, nimba bamaze kumenya impamvu ibutera, ni urugero buterwa n'ikirere, ibyo duhumeka, ugasanga mu gihe cy'impeshyi, nimba bwatewe na sinezite mu gihe uyirwaye, nyamuneka ivuze. Nimba uzi neza yuko cyane cyane nko ku muntu ukunda kurwara amasinezite,
nimba uzi yuko uri mu gihe ukunda kurwara cyangwa se ukunda kurwara ubwo burwayi, byaba byiza wirinze gukoresha ibintu bikonje byo muri firigo. Urabizi ko ibyo ngibyo bikunda kukugiraho ingaruka, ahubwo byaba byiza wifashishije ibintu bishyushye kugira ngo bise nk'aho bibasha gufungura inzira z'ubuhumekero zawe. Noneho rero ndetse bibashe gufungura mu muhogo hawe kugira ngo habe hameze neza, he gusa nk'aho wumva umerewe nabi. Noneho mu gihe ufite iki kibazo, inama ya mbere usabwa kubahiriza ni ukuvuga ngo urasabwa kujya ukaba ufite bya bimenyetso twagiye tuvuga bitandukanye, kubyiringira ijisho cyane cyangwa se kukuba amaso aratukuye, cyangwa se igice cy'umweru w'ijisho cyahindutse umutuku, ugasanga ijisho rikunda kurira, ugasanga wumva ibintu bimeze nk'aho byagutokoje nyamara nta cyagutokoje, ukumva urumuri rurakubangamira. Ni ukuvuga ngo mu gihe muganga yasuzumye neza akareba nimba ku mboni koko nta kindi kibazo gihari, ashobora kukugira inama, yabona bitari ku kigero cyo hejuru, yakugira inama cya mbere kuba wakoresha, ugafata agatambaro warangiza ukagakoza mu mazi akonje, warangiza ugashyira ku jisho ryawe. Bizagufasha iki? Bizagufasha kugira ngo kwa kubyimba kw'ijisho bigabanuke, yaba ari ya inflammation irimo cyangwa se kwa kubyimba kw'ijisho kugabanuke, noneho wumve nta kibazo na bya bindi wumvaga byihirikamo bise nk'aho bigabanuka, wumve koko nk'aho ijisho rimeze neza. Icya kabiri ugomba kwirinda icyateye ubwo burwayi, nimba ari bya bivumbi, nimba ari bwa burwayi bwa sima, nyamuneka genda wegere muganga agufashe, izo nzira z'ubuhumekero agufashe. Nimba uzi yuko uri mu gihe nyine urwara amasinezite, menya uko witwara muri icyo gihe, wifubike gashoboka kugira ngo we gukomeza guhura n'ubwo burwayi. Ikindi, hari igihe biba ngombwa yuko umuntu yakoresha amarira makorano cyangwa se artificial tears kugira ngo use nk'aho usukura ijisho ryawe, nimba ari n'ibivumbi byagiyemo, nimba ari n'imyanda, bya bindi byose byagiyemo bibashe gusohoka. Iyi artificial tears cyangwa se aya marira makorano azagufasha ni ukugira ngo ijisho ryawe risukurwe cyane. Iyo byanze rero izi ngamba bikanga, mu gihe wazikoresheje bikanga, waba wakoresheje agatambaro wirinze ubwo burwayi, wakoresheje amarira makorano, cyangwa se wafashe agatambaro ugakandishaho, cyangwa se ugafata nk'amazi ugasa nk'aho wogeje ijisho, bikanga, amazi meza ariko meza afite isuku, bikanga, wogeje ijisho bikanga, ni ukuvuga ngo ushobora kuba wakifashisha imwe muri iyi miti ngiye kuvuga ikurikira. Icya mbere, hari umuti wa mbere ushobora kwifashisha, umuti witwa uri mu bwoko bwa Master Cell Stabilizer. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ubwoko noneho nk'urugero rwo muri ubwo bwoko turatangamo nk'urugero umuti ukunda gukoreshwa kenshi. Yenda dutange nk'urugero, umuti dukunda gukoresha hano iwacu ni umuti witwa Clomazole eye drops cyangwa se Colire. Noneho muganga akaba yawuguha mu gihe ayo maleriji ari ku kigero cyo hasi, cyangwa se y'amaso aterwa n'ikirere ataragera ku kigero cyo hejuru. Ushobora kwifashisha uyu muti ukagufasha, cyangwa se mu gihe uwifashishije ntibikunde, ushobora kuba muganga yakongeraho ubundi bwoko, uruvangitiranye rw'imiti, uwo twakita nka Olopatadine, hydrochloride. Ni ukuvuga ngo ama eye drops cyangwa se amakorire, uyu nawe ushobora kwifashisha mu gihe uriya wa sodium chloride utabashije gukora, cyangwa se uriya wa Clomazole utabashije gukora. Noneho igihe uyu nguyu wa Olopatadine utabashije kugera ku ntsinzi cyangwa se ku ntego yawo, ushobora kwifashisha imiti itarimo steroide cyangwa se non steroidal anti-inflammatory drugs cyangwa se eye drops.
nk'urugero ketorolake. Iyi ketorolake eye drops ushobora kuyifashisha mu kugira ngo inflammation igabanuke cyangwa se kwa kubyimba kugabanuke, ariko iyo byanze hari igihe biba ngombwa bitewe n'uko muganga yasuzumye akabona we agakoresha icyo navuga uko yabyize mu ishuri, bitewe n'uko akareba uko uburwayi bumeze, yifashisha iyi yose bikanga. Hari igihe biba ngombwa yuko ashyiraho n'uriho steroid, usibye ko atari byiza, akaba yaguhera ku ntuze ku steroid ari ku kigero cyo hasi, nk'urugero hydrocortisone eye drops cyangwa se flumetanolone cyangwa se frico. Byakwanga abona biri ku kigero cyo hejuru nta yandi mahitamo, akaba yakifashisha dexamethasone cyangwa se prednisolone, ariko akaba yatanga iyo miti iri kumwe na ya master cell stabilizer ya chromosome, akaba yabikombina ari imiti ibiri, steroid cyangwa se non steroid anti-inflammatory drugs iri kumwe na master cell stabilizer. Ibi rero bizagufasha kugira ngo ijisho ryawe rikomeze kumera neza, kandi ntuzatangazwe nuko kenshi uzaza uyikoresha, wamara kuyikoresha ukumva byakize, hashira igihe runaka, amezi runaka cyangwa se imyaka runaka, ukabona biragarutse. Nongere mbabwire ngo n'amaso aterwa n'ikirere. Ntuzabigireho ikibazo. Mu gihe uzumva byongeye kuba grave byakomeye, egera muganga wabyigiye kugira ngo abashe kugufasha, kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza kandi bikomeze. Twibuke yuko kugira ngo tugere ku iterambere turiho nuko tubasha kubona. Rero igihe waba utakibona, kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe z'ejo hazaza, inshuro nyinshi byagorana. Rero dore ingaruka tugiye gusorezaho, ingaruka ziterwa nuko ubu burwayi butivujijwe ku gihe cyangwa se bwavuwe nabi, kubera kwa kubyiringira ukabyumva ari nk'ibintu bisanzwe, ukajya ukomeza ukabyiringira, mu gihe muganga n'ubundi umugezaho arakubwira ati gerageza wirinde kubyiringira bishoboka. Mu cyimbo cyo kubyiringira ugakoresha agatambaro gafite isuku, ukagakoresha mu mazi akonje, ukajya usa nkaho urambuye ku jisho ugakandishaho mu cyimbo cyo kubyiringira. Iyo rero utivurije ku gihe, ntukurikize n'inama za muganga, dore ingaruka zikugeraho ku jisho ryawe. Icya mbere, imboni kubera kubyiringira kenshi hariho uturemangingo tugenda tuvaho, noneho bikagera ku kigero cy'uko ijisho ryumagara, noneho muri uko kumagara bikaza kugera aho imboni icika igisebe. Icyo ni icya mbere, kuzana igisebe ku mboni. Icya kabiri, kubera kubyiringira kenshi, ubwo icyo cya mbere ni cornea scar. Icya kabiri, kubera kwa kubyiringira, noneho cya gisebe iyo gikize hazaho icyo twavuga nk'inkovu cyangwa se cornea scar. Noneho icya gatatu, kwa kubera kubyiringira uturemangingo wadukuyeho two ku mboni y'ijisho cyangwa se iki gice cy'umukara cy'ijisho, noneho bikagera aho usanga imboni yakuze ijya mbere ikazana ishusho y'umutemeri, icyo twakwita keratoconus. Ibyo bigatuma utabasha kubona neza, ukajya ureba ibikezekezi ntubashe kubona neza. Noneho ikindi cya kane ni ukuvuga ngo imboni ubusanzwe ntabwo yakagombye kugira imitsi, ariko kubera kwa kubyiringira kenshi twatura amagingo tukavaho, ibyo hari igihe bigera ku kigero usanga imboni yajeho imitsi, bikaguteza kutareba neza cyangwa se bikaba byaguteza n'ubuhumyi. Nyamuneka rero, iyo rero umuntu atanivuje kubera kwa kubyiringira, biragenda bikagira ingaruka ku buryo usanga igihenehene cy'ijisho cyaramanutse, ugasanga kugira ngo umuntu abashe kubona bisaba kubanza kurarama cyangwa se kuzamura igihenehene cy'ijisho cyo hejuru kugira ngo abashe kubona neza. Nyamuneka rero ita ku buzima bw'amaso yawe. Rero nasoza mbabwira ngo mwakoze cyane kudukurikira, kandi yaba ari ibibazo mwagira, yaba ari inyunganizi, ni karibu mu gutanga ibitekerezo byanyu. Ariko twongere kubibutsa, ubwo murabinyuze kuri comment, murandika handitse comment, mwandikeho ibitekerezo byanyu. Nimba ari nk'uburwayi mwifuza ko twazabagezaho ubutaha, mu bitumenyeshe. Ariko
nyamuneka nongere kubashishikariza kubisangiza abandi ibi biganiro kugira ngo babashe kumenya ubuzima bw'amaso, amaso mazima n'ijisho rifite ikibazo, kandi abantu babashe kumenya iby'ubu burwayi, kuko abantu benshi hari igihe baburwara ntibabusobanukirwe,